umutima wanjye ufite imbaraga kuko nabonye unkomeza mubimbaho byose ntakizampungabanya kuko wamuze kera ahora hafi yanjye umutima wanjye ufite imbaraga zuko nabonye unkomeza mubimbaho byose ntakizampungabanya kuko wamuze kera ahora hafi yanjye ndashima Yesu wabikoze cyagihe ubwo yabangaga azira njyewe jambo yavuze ngo birarangiye ibyo nibyo byahinduye amateka yanjye iyo ngeragezwa n'umwanzi Satani waniyo ntambara mfite kwizera ibica intege iyo byiyongera mara kwizera nk'ingabo maze nkanesha iyo ngeragezwa n'umwanzi Satani waniyo ntambara mfite kwizera ibica intege iyo byiyongera mara kwizera nk'ingabo maze nkanesha ndashima Yesu wabikoze cyagihe ubwo yabangaga azira njyewe jambo yavuze ngo birarangiye ibyo nibyo byahinduye amateka yanjye abadafite Yesu bahomba byinshi kuko badafite inzira y'ukuri abamufite natwe tumenye uko tugenda ubwo nibwo buntu twagiriwe kurusha abandi abadafite Yesu bahomba byinshi kuko badafite inzira y'ukuri abamufite natwe tumenye uko tugenda ubwo nibwo buntu twagiriwe kurusha abandi ndashima Yesu wabikoze cyagihe ubwo yabangaga azira njyewe jambo yavuze ngo birarangiye ibyo nibyo byahinduye amateka ndashima Yesu wabikoze cyagihe ubwo yabangaga azira njyewe jambo yavuze ngo birarangiye ibyo nibyo byahinduye amateka yanjye ndashima Yesu wabikoze cyagihe ubwo yabangaga azira njyewe jambo yavuze ngo birarangiye ibyo nibyo byahinduye amateka yanjye